urabona nk'uriya mumama uherutse kwicwa kira ni igikomere kitazigera kiva mu bana n'umunsi warimo. Ibintu byo kuvuga ngo nka biriya wabonye byabaye kuri uriya mugabo. Yego. Uri umuntu muzima ntabwo watinyuka kuvuga yuko biriya bintu bitabaho. Ntabwo wavuga ngo jye sinabikora kuko n'umugore yanamureka akagenda. Ariko buriya waba yumva atari ku mugore ngo agende yidegembye hanze. Abandi bamuterete. Bano bana rero basigaranye iki gikomere babuze umubyeyi, babuze ababyeyi bose kwanza. Babazabarira se? Oya, ntabwo bamubabarira. Buriya ibi bintu by'amacakubiri iyo urebye neza ubisanga mu ngo ziciriritse. Ingo z'abakene cyane. Kuko buriya impamvu hari njyanga ibi bintu bitakunda kugaragara mu bakire. Niba ushatse umugore ubizi neza ko ari umugore wo kaziyo ukamuzana ubizi ko afite uwo mwana, kuki umushyira kuri puresha ngo umwana wamukuye hehe kandi utari se cyangwa utari nyina. Nibaza umubyeyi w'umuntu ni ugomba kubaza umuntu ngo wakuye hehe uwo mwana cyangwa uwo mwana avuka he. Ndavuga nyine kugira ngo ibyo bintu babyirinde mbere. Igihe umuntu yabyaye umwana ni ngombwa kujya gushaka amujyanye. Oya, biterwa n'ubwumvikane bwo mugiye kubana. Iyo akunda umugore cyane buriya nta kintu na kimwe kibi ashobora kubona. Igihe umugabo ari ukunda umudamu cyane. Buriya twitwaza apana kumva yuko hari ibice by'umubiri ukeneye kuko n'ubundi ari uko bigenza, mpamya neza ko bitakubangamira no kujya mu ndaya. Hello people, nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane. Abo mukurikirana Big Town TV muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Nitwa Patrick, tugaruka muri story zitandukanye. Umunsi turi kumwe n'umama mwiza cyane tugiye kuba tuganira, uraza kubasobanukirwa n'icyo aje kuganiriza abakunzi ba Big Town TV. Umeze neza? Tugaye ikaze kuri Big Town TV. Murakoze, nitwa Mahoro Jennifer. Yego. Ndi umumama w'abana 7. Yego. Abahungu n'abakobwa. Byiza cyane kabisa. Nsuzana wabo dukurikiranye muri mu bice bitandukanye, aho za Kampala, abantu bari i Burundi, muri South Africa, muri rusange muri Afrika no mu bindi bice bitandukanye bigiye biterereye ku isi dutuye. Mwamaze kumwumva rero no mubyeyi tugiye ko twiganira. Reka tuze kugaruka ku nkuru ziba zigenda zivugwa mu minsi ya vuba, ziba ziri hirya no hino, akenshi ziba ari impfu, ariko kumva n'imfu zidasa naho zinasobanutse n'abantu ukabivugaho bitandukanye. By'umwihariko nkawe uri umumama ufite abana, wumva uburemere bwo kuba umubyeyi asiga abana uko biba bimeze. Hari umumama uherutse kwicwa n'umugabo asiga abana batoya, aricyo duheraho nk'umubyeyi. Bari uburemere bumeze gute? Ari se ntahari kuko nawe agiye gufungwa, na nyina ari umubyeyi wabo, mama wabo nawe baramubuze. Ibintu byo mu ngo rero buriya ni ibintu bifite inzira ndende cyane. Ku buryo kubisobanura ntabwo wapfa kubona ubusobanuro bwabyo, ariko umuntu aragenekereza cyane. Yego. Urabona nk'uriya mumama uherutse kwicwa, kira ni igikomere kitazigera kiva mu bana n'umunsi warimo. Ariko nanone wakurikira nk'ibintu bagiye bapfa ugasanga ni ibintu biba bidafatika, bidahura. Kuko njye numvise uriya mumama ngira ngo yari afite umwana yahatahanye. Yego. Ariko nanone umugabo ukabona ni umunyamafuti. Ese niba ushatse umukobwa n'umudamu ukaba uzi ko afite umwana, ukamujyana uzi ko afite umwana, gute wahora umubaza ngo umwana wamubyaye ni umukobwa wawe se ubaza? Wamuzanye ubizi neza ko afite uwo mwana. Si umukobwa wawe ubaza, urabizi nawe ufite umwana. Ugasanga rero ni ibintu nanone biba biteje impagarara cyane. Nongo ikosa ryakabaye igihe wenda yamushatse atazi ko afite uwo mwana. Cyangwa se wenda akamujyana azi ko uwo mwana ari uwe, cyangwa se wenda akamujyana azi ko ari nk'uwo mukuru we, nyuma yaho akabimenya. Aho niho hashobora kubikosa. Nanone buriya hari imvugo zikunda gukoreshwa n'abantu cyane. Yego. Ariko ugasanga ntabwo njya ngo baba bazitekerejeho. Buriya ibintu byo kuvuga ngo nka biriya wabonye byabaye kuri uriya mugabo. Yego. Uri umuntu muzima ntabwo watinyuka kuvuga yuko biriya bintu bitabaho. Ntabwo wavuga ngo jye sinabikora, ngo n'undi nawe ngo avuge ngo sinabikora, ahubwo wowe uratekereza ukavuga uti se ko yari afite umugore nanjye nkaba mufite. Ese njye nakwirinda gute kugira ngo iki kintu kitazanzaho, cyangwa iki kibazo wenda kitazangwirira?
kuko buriya nta muntu utakora icyaha nka kiriya none se ntabo wumva buri munsi yakubise umuntu urushyi yamwishe cyane kandi ugahita witwa umwicanyi buriya nabwo ukurikiye uriya kazungu wasanga nawe yarasekaga abicanyi wasanga nawe yaravugaga atari ko abicanyi ati ni babi barakora ibintu bibi birangiye sinabikora ahubwo ni ugusenga Imana mu buzima bwawe ikakurinda kuzahura na ba bantu bakugeza kuri cya cyaha udashaka gukora cyangwa se uhora wumva abantu bakora ariko ukabumvira kure utarabibona kuko nawe bishobora kukugwirira ugakubita n'umwana urushyi agapfa ugasanga uhita witwa umwicanyi tutitaye ku buryo kiba wishe uwo muntu bivuze ko kwica umuntu ni ibintu byaba kuri buri umwe cyane cyane rwose none se ugira ngo uriya wese umuntu watojwe ikinyabupfura si umudamu ntiyabyawe n'umugore ntiyatojwe ikinyabupfura yatojwe ikinyabupfura ahubwo ni ukuvuga ngo umuntu uwo ari we wese ntabwo biriya bigomba gutekereza ngo njye sinabikora cyangwa se ngo wumve ngo njye ntibyangeraho ahubwo iga uburyo ugomba gukora iki kwirinda abantu bashobora kukugeza muri cya kibazo uwumvira kure kitarakugeraho ariko wenda gukubita umuntu urushyi umuntu yabifata nk'impanuka bitandukanye no kuba watema umuntu muri leta ari impanuka niba wakubise umuntu wamwishe nyine yapfuye no excuse ntabwo rero ariko se nyine mu bantu tureke kujyana mu mategeko mu bantu ko umuntu yumva umuntu wakubise urushyi n'umuntu wagutemye ibyo bintu ntekereza ko bitateguwe kimwe ariko buriya abafata umuhoro akajya kwica umuntu ntabwo ari ibintu bikunze kubaho usibye ko wamukubise urushyi agapfa n'uwamutemye bose ni bamwe buriya sinzi ngira ngo ahari ni ukutarekura kumva ngo njye sinava muri iyi mitungo n'undi nawe ntiyayivamo ugasanga ni ibintu bikururanye ntabwo yakureka n'undi ntisinamureka hakagombera ubwo havamo impfu nka ziriya ugasanga buriya nawe wagiye gereza buriya ni nk'umupfu kuko ntazagaruka hanze ntazamenya amakuru yo hanze ntabataniye n'urabapfuye abantu nabonye bagenda bavuga bati ahubwo umuntu wishe umuntu akwiye kwicwa wowe ubyumva ute oya ntabwo agomba kwicwa kandi buriya kugira ngo ajye kwica umuntu kuriya ni uko buriya nta bantu aba yagishije inama kuko buriya abaye yabagishije inama ntabwo byagera hariya hari n'ushobora kumubwira ati zinga ibyawe ugende rekana n'ibintu rekana n'umugore ufate inzira ugende ku bantu bashakanye ni inkuru ziza kenshi uretse ko iyo ariba yasakaye cyane ariko umugore yishe umugabo umugabo yishe umugore umwana yishe umubyeyi ukumva byabaye byinshi ubundi ku bantu bashakanye cyangwa se abantu babana umuntu yakibaza kugira ngo umuntu ajye gufata initiative yo kwica umuntu ni ibintu yabije uwo munsi cyangwa ni ibibazo bimaze igihe buriya wenda tuve no muri ibyo byo kwica kuko ntabwo buriya bariya baba bikemuriye ikibazo cyabo kereka wenda umuntu yabimenye mbere y'uko umwe ahemukira undi nibwo wenda yagira icyo abivugaho cyane ubundi buriya mu buzima busanzwe bw'ingo bw'umugore n'umugabo ahanini uzasanga nk'umugabo buriya Imana yabahaye uburenganzira yabahaye uburenganzira ibakuraho ikintu cyitwa barantega icyo ari cyo cyose ntabwo umugabo ntazavuga ati nagiye mu muhango narwaye umutwe natwise amezi 9 natwise amezi 9 nabyaye umwana bizamfata imyaka 2 yo kumurera urumva Imana yarababohoye cyane ni ukuvuga ngo rero mu kubabohora cyane cyane buriya niho uzasanga abagabo ni igitsina gabo ni handi uzasanga umugabo agira inshuti nyinshi kurenza umugore kuko buriya ufashe umukobwa ugafata n'umusore ukabaza umukobwa tufite inshuti zingahe ashobora kukwereka nk'inshuti zitarenze 5 ni ukubera iki ni ukubera impungenge bagira abakobwa barantega bahoramo niba wenda nk'ufite nk'umugabo washaka kuvuga ati umugabo wanjye batamujyana cyangwa se akagira n'inshuti nkeya bitewe kuko Imana yaduhaye ubwenge bwinshi cyane buriya abagabo rero kubera Imana uburyo yabahaye uburenganzira ikababohora ku kintu cyose nta barantega niyo mpamvu uzasanga mu magereza nibo benshi abagabo mu bitaramo nibo benshi baribohoye mbese ahantu hose sibyo ni ukuvuga ngo rero ninde watwerereye ni umugabo ninde ufite inshuti nyinshi ni umugabo ni umusore ubwo nimvuga umugabo wumve n'umusore yego barajyana igitsina gabo igitsina gabo
ugasanga izifite umumaro n'izidafite umumaro zose ziri ku mugabo, sibyo? Ni hahandi rero uzajya gushaka umugore, wamara gushaka umugore bitewe n'inshuti ugendana nazo wowe nk'umugabo we, agatangira kuzigukuraho, akavuga ati umugabo wanjye yagendanaga n'abasinzi, agiye afite inshuti mbi, afite abantu badasobanutse badafatitse, none aba bantu rero ngomba kuba mukuraho, kubera ko twe dufite ubwenge, ariko bwa bwenge bugaturuka ku nzitizi nyinshi twe duhura nazo mu rwego rwo kwirengera. Buriya umugore ni wa muntu ushobora kubona ikintu kiba umugabo atarakibona, umugore akaba yakubwira ati ariko kanaka ni mubi mu buzima bwacu, wowe ukumva ko ibyo bintu bidashoboka, kanaka natuzira mu bana azaturoga, kanaka azatwicira urugo, kanaka azatuzambiriza. Ibyo ni igitsina gore kibizana. Ni ukuvuga ngo igitsina gore cyo gihora gikanuye amaso iteka, kigira amakenga. Bagira amakenga kubera za nzitizi navuze mbere duhura nazo. Noneho ugasanga abagabo kubera ko nta nzitizi bagira, ibintu byose uzabibasangamo. Niba rero njyewe nshatse umugabo wanjye nkaba musanganye n'inshuti nyinshi zitandukanye, za zindi bararanaga mu kabari, abajyaga mu bukwe budafite 12, ninde watwerereye, ninde wagize ute, njye nk'umugore nzarwana no kugira ngo mbigukureho, ngukure ku nshuti zimwe na zimwe zitagufitiye umumaro, zimwe zigushuka, zimwe zikuraza mu kabari, zimwe zigutahisha bwa bukwe budafite umumaro, kugira ngo njye nawe twubake urugo rwacu rukomere. Ni hahandi uzasanga umusore yakoreraga 200,000, ariko wakwinjira ugasanga nta kintu na kimwe agira mu nzu ye. Nta kintu na kimwe agira mu nzu ye, no kuri banki ntiwayamubaza ngo ayabone, ariko yamara gushaka umugore ugasanga inzu yuzuye ibintu, umuryango ubaye umuryango, kandi arakoresha n'ubundi ni yandi yakoreraga, kandi ni yandi yakoreraga mbere, ariko kubera ko yagiraga inshuti zidafatitse, ninde watwerereye niwe, ninde wagiye aha niwe, ariko noneho ubonye umugore ugomba kugushyira ku murongo, ugomba kukubwira ati umugabo wanjye igihe turimo n'igihe wabayemo cyabaye cyo gutagaguza no gukora ibitafite umumaro, iyi saha rero njye nk'umugore nanjye mfite ibyo nkeneye kugira ngo ntere imbere, nkeneye ko umwana wanjye ejo nzamubyara akabaho neza, cyangwa se ndamufite. Hari irindi terambere uba winjiyemo. Abagabo rero ntabwo ahita abona icyo kintu, za nshuti arazigumana. We nk'umugore rero ukarwana no kuzimukuraho kugira ngo wubake, kugira ngo urugo rwanyu rukomere. Niho hahandi habamo inzitizi nyinshi, ukaza no gusanga niba ari iwabo w'umugabo hajemo nyoko bukwe ati wantandukanyije n'umusore, wantandukanyije n'umuhungu wanjye, nta kimfasha. Ngo ni ku mubyeyi w'umusore. Nyamara ugasanga ahubwo ku mubyeyi w'umukobwa niho hajya ibintu, agerageza ahubwo gufasha umwana we kugira ngo urugo rukomere, umwana we amere neza. Ariko ugasanga ku muryango w'umugabo niho hantu hazavamo amakimbirane, waturogeye umwana, watwangirije umwana wacu ntabwo akitwitaho, nyamara ya mafaranga yakoreraga mbere, impamvu yayatagaguzaga nuko ntabwo yabaga afite nta direse. Iyi saha afite direse, umugore akeneye ibyombo mu nzu, akeneye matora y'abashyitsi, akeneye ibintu byinshi, byinshi cyane. Niyo mpamvu rero uza ugasanga twebwe nk'abadamu tuba tugomba gukora iki? Iyo uri umugore muzima ubundi uba ugomba guhora uragiye umugabo wawe, kuko abagabo ni no stress, ntabwo ibintu bibi babibona, babona ibyiza gusa. Ushaka kumubwira ko uriya muntu winjiye hano ngiye ndabona ari mu bate, uriya muntu ntabwo ari mu bagutwaye iki. Nyamara nk'abagore tugira ubushishozi. Ese ni kutagira icyo bitaho? Abagabo ni kutagira icyo bitaho, kubera ko nyine za nzitizi ntazo bafite, n'ibibi ntabyo babona, n'ububi bw'abantu ntabwo babona, ntabwo bashobora kubona. Niyo mpamvu rero usanga nk'abadamu twebwe ahanini turavuga tugasakuza kugira ngo nyine ubone ko umugabo wawe yajya mu nzira nzima, yayoboka nyine ibyo umubwira, ukamubwira uti mugabo wanjye aba naba bareke, aba naba nta mumaro bafite, dutere imbere tugire icyo tugeraho. Ariko buriya hanini usanga niyo umugabo yumviye umugore
ni ukuri batera imbere kuko nta mugore wifuza kubaho nabi, batera imbere. Kandi buriya ahanini hari n'igihe usanga kuvuga ngo murafasha cyane, mfashije kanaka, ntiwumva umugore wawe ibyo akubwira, ugakomezanya na za nshuti zawe, njyewe reka mfashe abantu, ndagira neza, mugira ubugwa neza cyane, mugira impuhwe cyane. Ariko iyo witegereje neza usanga izo mpuhwe mu masaziro yawe niho ubona wa mugore icyo yakubwiraga icyo ari cyo. Kuko za nshuti we wagendanaga nazo, watwereraga, wajyanaga nazo mu kirori, witangaga, umugore yakubwira ati ibi nibuka byanga, mu masaziro uko iminsi igenda ishira niho za nshuti hari ibintu na bimwe ugenda uhuriramo nabyo ukabona ntizikwitayeho, zakwitagaho kubera ko hari icyo wazihaga. Mu masaziro yawe rero ukaza gusanga ariho umenya ko umugore ikintu yavugaga mbere iyo ucyubahiriza, iyi saha muba mwicaye ahantu heza hakomeye. Kuba wabona Jessica ibi ntiyabikora ukabona nyine wowe ukazungu ukamutangira ubuhamya, nabonaga atakora atatema umuntu, nabonaga atakwica umuntu. Uko ureba umuntu byahita bidesida ko umuntu atakora ikintu. Oya, njyewe ntabwo nemeranwa n'abantu bagira imvugo buriya zitandukanye. Abantu hari imvugo bagira zitandukanye kumva, ntabwo njye navuga ko ntabikora cyangwa watabikora. Kuko buriya hari ukuntu ushobora kuba wicaye nk'uko ubona impanuka iba, ukavuga uti ngiye mu muhanda kandi usanzwe uwugendamo nta muntu ukujyanye, ariko ukoze impanuka, biriya nabyo ni nk'impanuka. Kuko buriya babitekerejeho umunota umwe, ubwonko ni ikintu kivomererwa cyane. Gutegura umuhoro ubwo ni umunota umwe. Buriya niyo yabitegura icyumweru, ariko buriya ntabwo aba yarabiteguye ukwezi, kuko ntiyabura n'umuntu abibwira kugira ngo wa muntu amugire inama. Kandi noneho buriya biriya bintu byo kwica umugore, niyo mpamvu uzabona zimwe divorce zibaho, akakubwira ati dutandukane ugende, n'undi mugatandukana akagenda. Ni ukuvuga ngo ahanini ujya usanga nk'abagabo bica abagore, ni hahandi aba yumva atamureka ngo ajye hanze. Ntabwo nakureka ngo widegembye hanze, mbona abandi bagutwara, mbona abandi bagutereta, muri wakumva ahanini burya habamo n'urukundo rukabije cyane. Hahandi wumva umuntu akunda umusore yamwanga akavuga ati ngiye kwiyahura, ngiye kwiyahura, yego, akajya harya kwa Rubangura akihanura muri etaje. Kandi abasore ntibabuze. N'uriya mugabo rero nawe abatekereza akavuga ati si n'imitungo cyane, kuko n'umugore yanamureka akagenda, ariko buriya waba yumva atari ku mugore ngo agende yidegembye hanze, abandi bamuterete, agahitamo kuvuga ati kugira ngo nkubure twese tubure ubuzima, cyangwa se ububure umenye ko nakubuze. Ese ubwo watekereje kabiri? Oya, erega nta muntu buriya ubaho utekereza wenyine, biba bisaba ubufasha bw'abandi bantu. Ubwonko buravomererwa, kandi buvomererwa ari uko wakoze iki, ari uko watekerereje hamwe n'undi muntu akakugira inama. Niba wenda iyo mpamvu yakomotseho bari amakimbirane yuko yazanye umwana mu rugo, gushakana umwana, hari ikibazo kibirimo ubundi? Oya, nta kibazo kibirimo, ntacyo, upfa kuba warabyemeye mbere. Nabikubwiye ko upfa kuba warabyemeye mbere. Ikibi nuko yamugutura akakubwira ati mfite umwana atarabikubwiye kare. Uwo ari we wese ndahamya, yaba umugore yaba umugabo, ntabwo nawe wakwiyakira. Ntabwo ibyo bintu wabyumva. Hari umugabo ukubwiye ngo dore umwana mfite atarabikubwiye mbere, nawe ntabwo wabyumva. N'umugore n'umugabo n'umugore bose ni bamwe. Ahanini ahubwo nuko ngira ngo umugabo we iyo yumvise ikintu kiri ku mugore we kiramubabaza cyane kurenza umugore. Abagore bakira ibintu vuba, kuko n'ubundi aba yarabyaye, kuko n'ubundi ntari bufate umwanzuro, kuko n'ubundi ntabwo biba byoroshye, akavuga ati n'ubundi nta kindi nahinduraho, reka mbirekere uko biri. Ariko bya bindi nakubwiye, abagabo bapfa gufata imyanzuro uko bishakiye kubera ko nta barantega nyinshi bagira, niyo mpamvu biduruvanya mu mutwe. Niyo mpamvu bafata imyanzuro bashatse uko bishakiye, niyo mpamvu yumva atakwihanganira icyo kintu, niyo mpamvu uzabona bafata umwanzuro akavuga ati ntaye umugore n'abana, mu bukene, birancanze, mfashe umwanzuro ndagiye.
ariko ku mugore we ntabwo byapfa gushoboka. Kuko buriya ni uko Imana yabiremye ngira ngo ahari yabaremanye ubwisanzure bwabo buhesha kumva muri we yakora ibyo yifuza yishakiye. Nuko nyine umugore tubona yataye umwana se byagenze bite? ni bake cyane, ntabwo ari benshi cyane, ntabwo bikunze kubaho cyane. Bano bana rero basigaranye iki gikomere, babuze umubyeyi, babuze ababyeyi bose kwanza, babazabarira se? Oya, ntabwo bamubabarira. Buriya ibi bintu by'amacakubiri iyo urebye neza ubisanga mu ngo ziciriritse, ingo z'abakene cyane. Kuko buriya impamvu hari ngira ngo ibi bintu bitakunda kugaragara mu bakire, buriya amafaranga nayo ngira ngo ajya aba umutaka wo gutwikira ibibazo bimwe bimwe by'abantu. Ugasanga amafaranga atwikiriye imico y'umuntu, ntubashije kumenya imico y'umuntu kuko afite n'ubushobozi. Niba ashwanye n'uwo mugore aragenda ajye kureba wa mugore amufashe amureberere uko bikwiye, n'abana babareberere, ku buryo utazapfa kumenya ko wa mugabo yataye umwana. Ariko impamvu mu bakene bigaragaramo cyane ni uko ba nyina bataka. Njye nikoreye agataro, umugabo akize, nikoreye agataro, umugabo yarantaye, ese ibibazo bimeze gutya. Abo ni abakene baba baciriritse, kuko na wa mugabo afite ubushobozi nta muntu wapfa kumwinjirira ngo apfe kumenya ko yataye umugore, cyangwa se ngo apfe kumenya ko wa mwana yamutaye. Ni nayo mpamvu buriya rero amafaranga ni umutaka utwikira bamwe ingeso zabo ntizigaragare, ntupfe kumenya uko uwo muntu ateye. Niba ari umukire afite ubwo bushobozi, arafata ba bana be nyine agende abashyire muri kadasitire runaka, nawe ajye mu yindi, umugore akomeze yibikire rya banga ry'uko umugabo yamutaye, kuko ntabwo yabuze amafaranga y'ishuri kandi ntiyabuze amafaranga yo kurya, ariko umugabo yaragiye. Usange rero ya mafaranga abatwikiriye za ngeso mbi zabo ntabwo zigaragaye kubera ko hari ubushobozi. Niyo mpamvu rero usanga mu bakeneho impamvu bigaragara cyane, yamutaye abana baburaye bagiye mu muhanda babaye za marine, yamutaye umugore nawe umwanzuro afashe n'uwo gusiga wa mwana hahandi nawe akajya gukora ubwo buraya, kubera ko agataro kukikorera byamunaniye cyangwa se n'akandi kazi. Ugasanga rero imico myinshi mibi igaragara mu bantu baciriritse, igaragara mu bakene, kubera yuko nyine badafite ya mafaranga ngo batwikire izuba, abatwikire ya mico mibi, abatwikire za nkozi z'ibibi byabo. Bigahita nyine uwo munsi niba baburaye, uwo munsi nyine bararara bavuze n'ikibazo cyabo. N'abana bararara bagaragaje nyine abaribo. Ariko umukire ntabwo wapfa kumwinjirira ngo umumenye, kandi wenda amaze imyaka 5 yarataye n'ababana, ariko bwa bushobozi ntabwo butuma ushobora kumenya imico mibi ye. Ko baravuga sabwo ko uyu muntu abonye amafaranga ari bwumenye imico ye. Oya, niba wenda yari afite inyota aragomba kuyimara nkwa sinde, niba yarakundaga abakobwa arabajyamo kuko yabonye ubushobozi bwo kubaha bya bintu byose umuntu yarakennye atekereza mu ntekerezo ze, nicyo gihe cyo kubishyira mu bikorwa. Nyine nanjye nabigusobanuriye yuko ntabwo kubona amafaranga kwe hari byinshi buri ibyo ubasha kubona, ibibi utabona nibyo byinshi, kubera ko afite ya mafaranga. Niyo mpamvu rero umukene we yabikoza ako kanya bihita bigaragara. Niba njye umugabo wanjye ntaye ndi umukene, ni ukuvuga ngo amajoro 3 yonyine biba bihagije ko abaturanyi babimenya, bamenya yuko umugabo wanjye yantaye, kuko abana babo Minervari hisi hagarara, kurya bise bihagarara, nanjye mpise mpaguruka ndagiye niba ntanagendaga cyangwa ubushobozi buranze. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose umukene akoze ako kanya ntabwo gitinda kumenyekana, kubera yuko harimo inzitizi yuko yaburaye yabwiriwe. Ariko wa mukire uzajya kubona ukamubona ingeso ze zigaragaye, jya umenya ngo ibyo yahishe nibyo byinshi, kubera ko afite bwa bushobozi. Nibyo ibyo utabonye nibyo byinshi, ibyo utabona nibyo byinshi, kuko byatwikiriwe n'iki n'amafaranga. Hahandi azavuga ati uriya mugore mbere yuko ansebye reka mbanze muha amafaranga, mushyira hana hareke kunsebye.
none se abakene ubona ku ma YouTube bataka ati abana bananiye ni bangahe sibo benshi nose ari wabona umukiro uza kurira ati umwana yavuye mu ishuri nose ni ukuvuga ko ingo zabo bo zidasenyuka zirasenyuka by'amafaranga arazikavaringa cyane zirasenyuka ahubwo avuga ngo abakene bagaragara cyane ikibazo cyabo kigaragara cyane kubera ko nta mafaranga bafite kuko n'uwo mugore abaye afite amafaranga ntabwo nawe yabona umwanya wo gukora iki wo gutaka nawe yajya yitunga akavuga ati ndajya mbeshya abantu ko umugabo ahari cyangwa se yagiye gukorera mu ntara cyangwa se yagiye hanze y'igihugu kuko ngiye mfite amafaranga ugahora ubeshya abantu bagahora bazi ngo umugabo wawe akorera kure cyane rimwe na rimwe ukavuga uti njye sinari mpari ntabwo abona umwanya nagiye kumureba kuko yabuze umwanya wo kuza kutureba urumva ni amafaranga abikora ariko ku mukene wo ikibazo cye gihita kigaragara yego ufatira nko wenda nko ku rugero mu gihe cya korona bafungaga nk'uyu munsi bugacya abantu bakajya ku maradiyo bagataka yego ati turarya iki twaburaye kubera iki kubera ko nyine nta mafaranga yaryaga yakoreraga igihumbi uwo munsi kigahita gishira ejo akagikorera kigahita gishira niyo mpamvu rero ntabwo buriya ari ukuvuga ko wenda abakire ntabwo ari ukuvuga ko badashwana n'abagore babo cyangwa se batagira ibibazo ahubwo nuko bafite ikibatwikira bya bibazo byabo akaba wenda gutuvutanga urugero wenda Kazungu akaba yarakize se rero mpamvu abantu bamubonaga nyine nk'umuntu utabikora kuko bahura akabagurira oya ibya Kazungu ntabwo njye mbizi cyane nanjye nabibonye nk'uko wenda abandi babibona ariko ntabwo wamenya icyabimuteye ariko intandaro yabyo wumva ko ari abana intandaro yabyo wumva ko ari abana ariko niba ushatse umugore ubizi neza ko ari umugore wo kaziyo ukamuzana ubizi ko afite uwo mwana kuki umushyira kuri puresha ngo umwana wamukuye hehe kandi utari se cyangwa utari nyina nibaza umubyeyi w'umuntu niwe ugomba kubaza umuntu ngo wakuye hehe uwo mwana cyangwa uwo mwana avuka he ahubwo buriya abagore n'abagabo baba bafite ibintu byinshi bapfa buriya ibyavuzwe ntabwo aba ari byo baba bapfuye ntabwo aba ari byo baba bapfuye ni ukuri ni ibintu byinshi cyane baba bapfuye wowe utapfa kumenya buriya biriya bashobora kuvuga hariya ntabwo nibyo biba bidateye isoni cyane ariko ibiteye isoni ntibabivuge niyo mpamvu rero ushobora kubunga ugakubita umutwe hasi kuko ntabwo baba bavuze ikibazo nyirizina ukabunga ejo ugasubirayo ukabunga ejo ugasubirayo kubera ko ikibazo bafitanye bo barakizi urabunga iminota 5 nyuma y'ejo ujye kumva wumve ngo bongeye bashwanye wongera ubunga indi minota 10 ujye kumva wumve ngo bongeye bashwanye wibaza uti ko ibi bintu ejo twahavuye tubikemuye ko ibi bintu ejo twahavuye tubivuze byongeye biti ariko icyo bapfa ntabwo bakivuze na buri ibanga ni iryabo ari uwapfuye ari n'uwafunzwe icyo bapfa nibo bakiziranye kuko simpamya yuko uwo mwana yaba intandaro ntabwo byakunda ese uyu mubyeyi abonye byazaba ikibazo ntiyasiga umwana nk'iwabo kugeza nta mwana ndavuga nyine kugira ngo ibyo bintu babyirinde mbere igihe umuntu yabyaye umwana ni ngombwa kujya gushaka amujyanye oya biterwa n'ubwumvikane bwo mugiye kubana nase uwo mugiye kubana niba kwemerera kuzana umwana wawe hari icyo bigutwaye none se ubundi ntabwo nzi ikibazo kibaho nese ko abagabo bagira impuhwe nyinshi cyane ugasanga barafasha n'abantu bo hanze cyangwa se arafasha n'abantu batari inshuti n'abari inshuti bose akabafasha uwo mwana ubundi abamuteye ikihe kibazo njye sinumva ikintu uwo mwana ntabwo uwo mwana ari intandaro nese bano bana bo nta makimbirane basigarana mama yarakuzanye akuzana mu bandi none wenda bamenye ko wenda ari nawe intandaro yo kubura n'undi mubyeyi ababyeyi bo ntabwo bakera abo bana basigaye bo nta makimbirane asigara hagati yabo oya abana bo iyo badahuje iteka amakimbirane ntabwo ashobora kubura buriya ahantu amakimbirane atajya abura muri bare abana kereka iyo bafite uri umugore nta se babona bare abana bakura neza cyane kandi bakura bakundanye ariko byanga byakunda niba uri umugore ukaba ufite abana ise w'uyu yaje uyu munsi
ise wuriya yaje ejo bundi wenda hasigayemo umwe ntabwo ise wahari kuko ntuzi n'iyabo yego byanga byakunda hari igikomere gikomeye cyane kuri wa mwana utabasha kubona se kandi abandi papa wa uyu yaje uyu munsi uwundi ejo nawe ise yaje uyu munsi yamuzaniye agakanzu se yamuzaniye agapantaro wowe nk'umwana mukuru usigaye ubona nta muntu ukwitayeho kandi mwese muravukana aho hantu ntabwo abana bashobora kubura amakimbirane kereka iyo ubareze uri umugore nta gitsina gabo binjizamo bose bagakura batarigeze babona umugabo uza kuvuga ngo ngende ise w'uyu mwana kugira ngo kuko na babandi baramwanga babandi baravuga bati ariko wowe papa wawe yajyaga azi igihe iki n'iki wowe ufite amahirwe kuko so yaje uriya nawe akabwira undi ati ufite amahirwe kuko so yaje njye numva rero bibaye ngombwa ubaye uri nk'umudamu urera abana bawe ntabwo ari ngombwa ko buri wese ugomba kumuzana ngo ni se w'uyu hari igihe ariko bavuga ngo n'ubundi niho byo bijya gusa na mukase w'umuntu ugasanga umwana ushobora kubona amufata neza ariko n'ubundi akabona ibyo bintu nk'uko urimo kubivuga uti wenda ise yazanye utuntu uyu munsi yazaniye uyu nguyu ejo yabibonye ushobora no gusanga ugerageza no kubafata kimwe ariko nyine kuko bo bibarimo ugasanga ntibikunze oya ntabwo byababamo ntabwo bishobora kubabamo utaravuze ngo njyewe abana banjye ari wowe ubarera uri umudamu nta mugabo bigeze bisangamo ntabwo bashobora barakundana harimo umwe ubaruta bose barakundana pe barakundana ikibi nyine ni wa muziro wo gukomeza uzana umwe ngo ni se w'uyu uyu ni se w'uyu fumamo se byibura ubabwira uturiya n'iso cyangwa se uberekeza buriya nyine biba byiza ko ubirerera ukabarera ukamenya uti nta mugabo ubajemo cyangwa se ugahitamo ukavuga uti umwe mujyanye kwa se cyangwa se muhaye umuvandimwe mbanye na se w'umwe muri abo n'abana ukabitaho ukababwiza ukuri ukababwira uti mbana na se w'uyu ariko cyangwa se ukaba ufite n'umugabo ubikwemerera ntihakabikwemerera akakubwira ati nta kibazo uzana abana bawe erega hari abantu bakunda abana niyo yaba ataramubyara cyane ntabwo abantu bose ari kimwe ntabwo abantu bose ari kimwe kuko icya mbere cyo buriya bituruka no kuba umugabo akunda umugore cyane iyo akunda umugore cyane buriya nta kintu na kimwe kibi ashobora kubona igihe umugabo ari we ukunda umudamu cyane buriya twitwaza ngo abana ngo iki ntabwo ashobora kubona yuko abo bana ari babi cyangwa se abanzi kandi nanone biterwa n'imyitwarire n'uburyo mubanye ibintu byose rega ni inkomoko y'uko mubanye ibintu byose ni inkomoko y'uko mubanye uko mwiyumvanamo uko buriya ibintu byo mu ngo ni ibintu birebire cyane birenze uko twe tubibona birenze uko twe tubibona kuko buriya umudamu iyo yishimye mpamya neza n'imbeba yo mu nzu iba yishimye nayo igira ubwisanzure iyo ababaye iyo ariko iyo ababaye ibintu byose birahungabana ni ukuvuga ngo rero niba uri umugabo cyangwa se uri umusore menya ngo kuba ufite umugore ni nko kuba ufite iki mbese urabona inka buriya simba agereranyije n'inka ariko ibuka ko n'itungo nyirizina nk'inka iyo uyifite mu rugo ntuyahirire ntuyihe amazi ntuyivomerere ngo inywe ngo uyigirire isuku nayo ntabwo itanga umukamo yego buriya n'umudamu nawe ari muri ibyo bintu iyo yishimye iyo ameze neza iyo anezerewe kuko buriya nk'abagabo ntabwo ari ngombwa yuko wereka umugore ko hari ibice by'umubiri we ukeneye oya ugomba no kumwereka ko umukeneye no mu gihe adahari wahungabana apana kumva yuko hari ibice by'umubiri we ukeneye kuko n'ubundi ari uko bigenza mpamya neza ko bitakubangamira no kujya mu ndaya cyangwa se ukanamukoresha n'ibyo yumva adakeneye kubera yuko abona ko wowe ari byo ukeneye yego ntaho rero biba bitaniye no kujya ku ndaya kuko ugiye ku ndaya bikakunanira igihe mwavuganye kitarangiye w'icyaba akeneye ni ukumwishyura yego n'umugore rero muri we aba agomba kwishima n'umugore muri we aba agomba kwishima akanezerwa
akanezezwa n'uko umugabo we amukunze. Tunezezwa n'akantu gato cyane, byonyine no kuba ubona wishimye mu rugo unezerewe, ibindi byose bisigaye birizana. Ni ukuvuga ngo ubwonko bw'umugabo, ubwonko bw'umugore ayimini bugomba kuvomererwa n'umugabo, nk'uko uvomerera ikirabo ukamenya ngo cyabonye amazi, kirasa neza, kiratoshye, niko ubwonko bw'umugore bugomba kuvomererwa n'umugabo we. Niyo kaba akantu gato, abagore tunezezwa n'ibintu bito cyane bitari byinshi, kuko unezezwa no kubona umugabo wawe akumva, akunezererwa, akwishimira ikintu cyose agiye gukora, akakubaza, ukamubaza, nawe akumva ko afite agaciro, nawe akumva ko muri we anezerewe. Reka ngo wenda nk'urugero rwa hafi, buriya kugira ngo nk'umwana mutoya azavemo umugabo cyangwa avemo ikintu gikomeye, buriya bihera hasi wowe mubyeyi ni wowe ubikora. Wenda nk'urugero nk'abantu bo mu cyaro, ushobora kuvuga uti umwana araragira ihene, none ko aragira ihene nkaba ngiye kuyigurisha. Ni ukuvuga ngo kugira ngo wa mwana umuhindure icyo ari cyo, ugomba kumwicaza hasi ukamubwira uti ngiye iyi hene ngiye kuyigurisha, kandi impamvu ngiye kuyigurisha ni iyi n'iyi, ukabanza kumuganiriza atari niye, uba umuhaye agaciro cyane, nawe muri we arishima. Apana kuvuga ngo nazanye ihene iragira, nabishatse nayijyanye nayigurishije, nazanye ihene iragira. Oya, agomba kumenya impamvu igenda, akongera akamenya impamvu indi yaje. Yego, icyo gihe niba ari umwana w'umuhungu, akura muri we yiha agaciro ko kumva yuko ari umuntu ukomeye, kuko hari ibintu bimwe na bimwe ahabwa agaciro, akabanza akabiganirizwaho, akabanza agahabwa ako gaciro. Niba rero nko mu mujyi ufite abana bareba televiziyo, urakennye, babana televiziyo nibo bayireba cyane kuruta abantu bakuru. Ntabwo ari ukuza kuzimya, njimije televiziyo ndateruye ndajyanye kugurisha, ntuvuze impamvu. Kubera iki se? Wa mwana uko ugenda ubigarura ubijyana ubigarura, nawe ahita yumva ko nta gaciro afite, kuko abona ibintu biza bigenda. Ariko mbere y'uko ujya kuyigurisha, ushaka kutamubwira amagambo aremereye bitewe n'ikibazo wowe ufite nk'umubyeyi, ariko ukamwicaza ukamubwira uti rero iyi televiziyo irapfuye, none rero reka tuyijyane. ukaba wanamubeshya. Televiziyo irapfuye, ejo bundi byari byanze, none reka tuyijyane, babanze bayikore, nibamara kuyikora baraza kuyigarura. Icyo gihe ni ukuvuga ngo wa mwana asigara yishimye, ntabwo ari bya bindi byo nubwo itanagaruka, nubwo itanagaruka, ariko we asigarana icyizere cy'uko hari umuntu wabanje gukora iki, kumuganiriza. N'umugore rero buriya ni ibintu ku mugabo wawe, uko yaba asa kose, uko yaba ameze kose, aba ari umugabo wawe. Ntabwo burya umukeneyeho ibintu byinshi cyane, ntabwo umukeneyeho amaronko menshi. Icyo umukeneyeho ni ukuba twakwicara tukaganira, amafaranga yaba adahari ukambwira uti ihangane ndakora iyo bwabaga. Yego, mbese akumva urishimye, ukabona nawe arishimye, arakuganiriza. Ibyo byonyine burya biba bihagije ku gitsina gore, biba bihagije cyane. Niyo mpamvu uzasanga umugore, umukobwa n'umusore iyo babanye bashakanye nk'umugore n'umugabo, umugabo wawe umwitaho, ukamurinda za nshuti mbi, ukamurinda bya bintu bibi byose, ntushobora no kumuroga. Kumwumva abagore baroga abagabo, uzacishwa ntiwacishwa. ntabwo ushobora kuroga umugabo wawe ari uwawe, ntabwo wamuroga. Ariko ni ukuvuga ngo iyo atarabutse gatoya akajya ku wundi mugore, wa mugore aribuka neza akavuga ati uyu mugabo si wanjye, mfite aho mukuye, kugira ngo mufatishe nuko ngomba kumuroga. Ariko si impamvu zituma agera kuri uwo wundi zo ziba ari izihe? Awushyira abagabo se ko ariko baremye n'irari. N'irari. Jodi narimo nganira n'abantu icyo kintu tukivugaho birangira basa n'abankomvese ko umugabo ngo agenda kubera umudamu. Ugasanga umuntu wenda warambagije umukobwa mu gihe cyo guteretana, yaramwubahaga yageraga ate, bikarangira nyine ageze mu rugo ngasigara nasanga nyine atari buhindukire,
asigaye ariyo mpamvu usanga bajya mu bo bita indaya kuko we araza kumuhindukiza uko ashaka. oya ntabwo buriya kujya mu ndaya kw'abagabo ntabwo ari uko aba yanze umugore, oya nta naho binahuriye. ntabwo ari uko aba yanze umugore pe, ni ingeso ibi barimo akavuga ati mbese ni kamere. ni nayo mpamvu buriya nko ku mugore nk'ubu ubundi umugabo buriya ni nk'igisenge. iyo wubatse inzu ukayisakara igisenge ntukizirike kiraguruka. yego ni ukuvuga ngo rero buriya umugabo aba ari hagati y'abagore benshi kandi bamurwanirira. rero niyo mpamvu nk'umugore uba ugomba kugira ibintu bitatu bituma byibura umugabo wawe agukunda. harimo nk'ibintu bitatu birimo icya mbere cyo kuvuga ngo niba kugeza impande cyangwa se umubonye ntabwo ari ngombwa ko umucyurira yuko yagiye mu bandi, si ngombwa ko umucyurira yuko ejo atakugezeho. koresha igihe neza kubera ko uyu munsi ni wowe ari kumwe nawe. nanagenda akajya mu gasozi azagenda aryame ariko ntabwo azatinya gutaha igicuku kuko azaba azi ko wa mugore we atari bumusakurize. ariko naba azi ngo uraza gutaha umusakurize n'ubundi araza kuryama arinda akesha. yego niyo mpamvu rero uko nabivuze, uko wubaka inzu bikaba ngombwa kuzirika igisenge kugira ngo ikomere, tugomba kumenya ko buriya abagabo niko Imana yabiremye, yabahaye ubwisanzure bwabo n'ubwo gufata imyanzuro ihubutse. yego niyo mpamvu rero iyo uri umugore hari byinshi wihanganira. buriya bimwe ujya wumva ngo hari ukuntu abantu bakuze ujya kumva baravuze ngo ariko shanga uzarwubaka, wenda ufite nk'abana babiri wowe nibwo ukibana n'umugabo uzarwubaka. buri icyo ashatse kukubwira ni ukuvuga ngo urugo buriya rutangira kubakwa mu myaka 15 umaranye n'umugabo. ariko iyo mukiri batoya imyaka 15 utaragira umaranye n'umugabo wowe utarubaka, oya ntabwo muba mwakubaka burya. abenshi ko batubaka ubwo abenshi batandukana itaragera. ariko buriya kubaka nyine bituruka ku mudamu. hari ingeso zimwe na zimwe z'abagabo baba bakiyumva kumva ko agikenerwa, kubera ko twebwe gukenerwa kw'abadamu bishirira mu gutwita. niba utwise amezi 9 kubitaho ayo uzarera imyaka 2 ntabwo uba wumva yuko hari undi muntu wagukenera. nta nubwo uba ufite barantega. ariko umugabo we nta barantega bafite, niyo mpamvu aba agisa nk'aho afite umutima ukijarajaye. niyo mpamvu aba agifite wa mutima wo kugendana n'abantu mu kabari, ajya aho ashatse akora ibyo ashatse afata imyanzuro yifatiye. ariko we nk'umudamu hari ibintu byinshi cyane bituma umugabo wawe azageza kuri ya myaka akabona kuri indobanure mu bandi. kubera ko muri ya myaka mwari mukiri batoya wagenda gukomeza ukomakoma, ugarura nk'ugarura ihene. sheri waraye he, sheri wiriwe he, sheri warekanye na ziriya nshuti, ukagerageza kujya ugarura kugira ngo urebe ko ibintu rwamara kabiri. noneho muri ya myaka 15 nari ndimo mvuga, niho hahandi umugabo azaba amaze kugabanya ubukana bwa gisore. azaba amaze kugabanya ubukana bwa gisore, kandi noneho muzaba mufite n'umwana ugejeje no muri iyo myaka. hahandi umwana azaba atekereza ati papa noneho nyina atakenavuga, umwana ageze wenda mu myaka 16 17, se papa waraye. hahandi umugabo wenda ashobora kuba agusuzugura kumva ko mupinganwa nk'abantu mwahuye mukuze, ariko akaba atapinga umwana we, akaba yakumvira itegeko ry'umwana we. se papa waraye, ese papa bimeze biti ko utatashye, ese papa aya mafaranga araduhagije. ugasanga umugabo asigaye noneho agendera ku gitsure cy'umwana. aho rero niho urugo ruba rutangiye gukora iki, kubakwa. naho buri iyo mu gifite utwana duto tw'imyaka 2-3 ntabwo biterwa naho umuntu yakuriye, ariko 1/2 cy'igitsina gabo baba bakiyumva. muri ya myaka baba bakiyumva bakiri hasi. noneho kugira ngo wowe nk'umudamu ugeze icyo gihe cyo kuba wafatisha uwo mugabo ageze iyo myaka, mu myaka 20-15
haba harabayemo ubwitange bwawe butandukanye na ba bandi yajyagamo. Si ukuvuga ko atabajyagamo, haba harimo intandukanyirizo. Ni ukuvuga ngo wowe uramugirira impungenge nk'umugabo wawe, iyo atarataha ntabwo ushobora gusinzira. Iyo akennye urihangana, iyo afite ipantaro imwe urarara uyifura kugira ngo umugabo wawe mu gitondo abyuka akora iki, abone icyo afura, icyo yambara. Iyo afite ishati imwe urabyuka uyifure kuko ni umugabo wawe. Ugomba kwitangira umugabo wawe ku kantu ako ari ko kose kaba ubukene, ukamenya kubika ryabanga ryawe, sibyo? Ariko naramuka agiye kuri ya ndaya, indaya izakora nk'isahura kubera ko wa mugabo ntabwo ari uwayo. Ngo ko zigira na care ariko ngo ko zigira care, zigira nyine. None se atagira care ntaba afite ahantu yamukuye? Nawe amufite nk'umugore ufite inshingano zo kureba abana, za care zagabanuka. Ariko impamvu wagira care afite ukuntu yiyaranja, niba afite n'umwana akamujugunya. No kwiba. Ni ukwiba. Byanga byakunda uzareba iteka n'iteka. None se ushobora kumbwira ngo wavuga ko umuntu ari mubi gute muhuye uwo munsi cyangwa muhuye ejo? Haba harimo itandukanyirizo na wa muntu muhuye mumaranye imyaka 10, mwirirwana muziranye ubuzima kuruta umuntu muhuye isaha. Muhuye isaha, wa muntu muhuye isaha araza gukora uko ashoboye kose kugira ngo agushiture, kuvane hahandi. Kandi akwereke iki? Akwereke care zose zishoboka. Ariko ngo abadamu bajya bima abagabo. None se biterwa nyine na za nshingano. Za nshingano zo kuba umugore nyine afite ibintu byinshi bimunaniza. Ariko ntabwo ibyo bintu erega binashoboka. Ntabwo bishoboka, biba bitewe kuko buriya nubona nk'umuntu avuga ati, nubona umugore ashobora kuvuga ati ngewe ntabwo nubahirizaga ayo mategeko none ndayabimenye ngiye kuyubahiriza, nuko azababona ibisabwa byose ku mugabo we, noneho wakananirwa kubahiriza cya kintu. Hanyuma wa wundi nawe azakubwira ati ariko se umuntu azaba yabwiriwe ufite umuhangayiko wuko umugabo wawe adataha, ufite umuhangayiko wuko umugabo wawe atahaba, cyangwa se anaguha n'iryo posho bigasa nko kukujugunyira. Ushake kumbwira yuko uzahindukira uko bishoboka, uzakora za nshingano uko bishoboka. Nakubwiye ko ubwonko bw'umugore buvomererwa n'umugabo. Ntabwo ubukene bujya butandukanya umugore n'umugabo, kandi umugabo wawe ntabwo nta kintu utamukorera. Nakubwiye ko niyo yaba afite ishati imwe urabyuka nijoro urara uyifura, niyo zaba saa 6 z'ijoro, kugira ngo umugabo wawe mu gitondo abone icyo yambara. Ariko wenda turimo tugana no ku musozo kugira ngo tukureke ndi waza inama wazitanze, kandi waza cyane ikiganiro cyiza cyane abantu bakuyemo inyigisho. Ndumva bigiyemo byinshi cyane ku muntu wadukurikiranye neza. Dusoza rero reka dutange n'inama noneho kuri wa muntu kugira ngo tuze kurwanya ibintu byo kuba umudamu yica umugabo, umugabo yica umugore, umwana yica umuntu. Abantu bareke no kwihambiranaho. Jessica nibana n'umugabo ukabona byanze mwe mwatanduka mbere yuko kwica. Icyo nicyo bivugaho dusoza, nibaza ko aricyo turi busorezeho. Icyo mvuga bisoza ni kuvuga ngo iyo ikintu kidashoboka buriya kiba kidashoboka. Ikintu kidashoboka urumva nko ku bagabo bo bajya babikemura neza, agafata inzira akagenda. Ugasanga wenda umugore aritotomba ati umugabo yaragiye. Singiye kukubeshya nka kira kintu nge cyankozeho cyane. Hahandi nabonaga umugabo yinjiye nkabanza kureba amaboko yombi ko nta muhora afite. Nageze aho numva ngize ubwoba cyane, navuga nako ibi bintu wabivamo ra. Nari kibazo mufitanye. Byanteye ubwoba cyane ngewe bira bintu. Byanteye ubwoba cyane, no kuvuga ngo bifite ahantu bisiga umuntu. Hahandi wumva yuko aho kugira ngo ugire ikintu utonganiraho n'umuntu cyangwa uhanganiraho n'umuntu, ugomba gukora iki? Ugomba kumureka. Kuko none se buriya we yarashubijwe. Yese yari ifite igiye kujyamo biribwe n'abantu batabiruhiye cyane, kandi ntabwo bazabigaburira abana bawe nk'uko bikwiye, kuko nabo ni inyungu zabo. Ubwo nyine naho ngaho niko isi bigenda. Urabiruhira, wazitwara nabi, wagira imico mibi bikaribwa n'abandi. Uri imico mibi nitumye ibye bigiye kuribwa n'abandi. Ni ukuvuga ngo rero niba ubona ikintu kidashoboka nk'umugabo rwose, ahubwo burangiye nahise ngarukira abagabo bafata umwanzuro agata umugore. Nahise mbona ko baba bari mukuri, aho kugira ngo umufate umwice wa muto.
kuko nk'abagore twebwe biragoye biragoye ahanini iyo mufite ubutunzi, iyo mufite ibintu muhanganiyeho niho mwicana, kuko umwe arakomeza ati singenda, undi agakomeza ati singenda, ugasanga rero hanini niho havuyemo n'impfu. Ariko iyo mukodesha burya buracyo ugasanga n'umugabo yanagiye, ugatangira wa muruho ukababara ukavuga uti yagiye, ariko naje gusanga ahubwo binaruta, kuko kiriya kintu ni ikintu kibi cyane, kibi cyadukozeho cyane, njyewe numva cyarampabuye cyane. Okay, turasoje rero. Wakoze cyane kutuganiriza, wakoze cyane kubana natwe, turagushimiye ko waduhaye umwanya. Sinzi rero n'ikindi wabwira abantu hanyuma tugasoza. Icyo mbwira abantu cya nyuma ni abagabo kwita ku bagore, bagiye bita ku bagore, kuko buriya ntabwo abagore basazishwa no kubyara, nta mugore usazishwa no kubyara, umugore asazishwa n'umuhangayiko wo kwibaza aho umugabo ari, ese umugabo arakora ibiki, ese umugabo afite imyitwarire mibi, ntitwumvikana, ntashaka ko dushyira hamwe. Ibyo nibyo bidusazisha, ugasanga asazanye umuruho. Ariko iyo umugabo agufashe neza, iyo umugabo agutwaye neza, iyo umugabo mwumvikana, niyo mwaba muri abakene, nta mugore usazishwa n'uko yabyaye, usazishwa n'umuruho w'ibitekerezo n'ibibazo. So bose bagiye bubahana, bakundane, ubona bidashoboka, aho kugira ngo ubuzima aho kugira ngo ubuzima butakare, bajye bahitamo batandukana. Okay, wakoze cyane kutuganiriza, wakoze cyane kurikirana Big Town TV. Reka dusubira mu biganiro byacu bitaha. Amahoro y'Imana bane namwe.